Yes, reka twongere tubasuze bakunze ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ndagushimira cyane ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'abakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ni inkuru nziza, ni inkuru idasanzwe kuri Bruce Melody, umuhanzi w'umunyarwanda umaze kugira ibigwi bikomeye, akaba akoze ibidasanzwe. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho. Nyuma y'igihe havugwa amakuru yuko Bruce Melody yabagiye kugura imodoka yo mu bwoko bwa Brabus, icyakora agakomeza kugenda afatwa nk'ibihuha. Kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko iyi modoka yamaze kugera i Kigali mu Rwanda. Umuntu wizeye watanze amakuru yahamije ko iyi modoka mu bwoko bwa Brabus G-Class uyu muhanzi yatumye yamaze kugezwa i Kigali mu Rwanda nyuma yo gukurwa muri gasutamo no gukorwaho imirimo ya nyuma, akazatangira kuyigendamo mu minsi mike iri imbere. Watanze amakuru yagize ati imodoka yamaze kugera mu Rwanda, igisigaye ni imirimo mike iri kuyikorwaho ku buryo mu minsi mike rwose mutangira kuyimubonamo. Byinshi kuri iyi modoka yo mu bwoko bwa Brabus G-Class Bruce Melody yaguze biri mu mwaka yakorewemo n'igiciro cyayo bikazamenyekana mu minsi iri imbere. Ubusanzwe iyi modoka ni imwe mu modoka zihenze kuko ibarirwa mu gaciro karenga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe Bruce Melody azaba atangiye kugenda muri iyi modoka, akazaba umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda uzaba ugenda mu modoka ihenze. Uyu muhanzi akaba aguze iyi modoka nyuma y'iminsi mike atangiye gukorana n'abafatanyabikorwa bashya ndetse banamufashe gukora indirimbo aheruka gushyira hanze yise Izina. Bruce Melody akaba amaze imyaka ari mu bahanzi bakunzwe mu muziki w'u Rwanda, akaberutse gukora igitaramo cy'amateka cyo kwizihiza imyaka 10 amaze yinjiye mu muziki. Ni igitaramo cyitabiriwe ku rwego rwo hejuru, bikagaragaza ukuntu uyu muhanzi ari mu bakunzwe mu Rwanda. Kuri ubu ngubu akaba ateye intambwe idasanzwe yo gutunga Brabus G-Class, imodoka y'agaciro gahamba. Reka ngushimire cyane wowe ufata umwanya ukabana natwe hano kuri Kigali Top News. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye kandi kuri buto itukura ukore subscribe, ukore ndetse no kukazogera kugira ngo ujye ubana natwe muri gahunda z'amakuru y'imyidagaduro atandukanye tubagezaho.